Hello, muraho neza cyane, nizere ko muri amahoro, nanjye ndi amahoro. Uyu munsi rero noneho tugiye gutegura umukati, ifunguro wafata mu gitondo cyangwa se wafata saa sita. Mu gutangira gutegura uno mukati, mfite amagi abiri, ngiye kuyashyira muri aka gasorori, hanyuma noneho nindangiza kuyashyira muri aka gasorori, ndahita mfata amata y'inshyushyu. Ushobora gukoresha wenda ibiyiko uri gupima amata, ushobora nko gukoresha nk'ibiyiko bigera nko kuri 4, ibiyiko 4 binini, cyangwa se ugakoresha ibiyiko 3 binini by'amata muri aya magi abiri. Noneho nindangiza ndahita nshyiramo n'akunyu gakeya, hanyuma noneho nindangiza mpita nshyiramo n'akandi karungo ka black pepper. Akarungo ka black pepper nako nkoresheje akayiko gatoya kamwe. Noneho icyo ngiye gukora, ngiye guhita mbifata mbivange, mbinoze neza, bivangire hamwe byose. Ahangaha rero ushobora kongeramo utundi turungo tw'amafu waba ukunda, ariko ukirinda gushyiramo uturungo twinshi tw'amafu. Ushobora nko gusimbuza wenda black pepper n'akandi karungo usanzwe ukunda, cyangwa se ukaba wavangamo n'akandi karungo ariko na black pepper nayo ukayikoresha. Gusa ariko ntiwibagirwe gukoreshamo umunyu, kandi ukirinda gushyiramo umunyu mwinshi. Hano rero mfite imikati 4, imikati ya pain coupe 4 niyo ngiye gukoresha. Uburyo ngiye kubigenza rero, hari plaque ngiye gutegura yo kuza kurambika ino mikati kugira ngo mbone uko nyiteka. Ukuntu ngiye kubigenza, nzajya mfata umukati nkwinike muri uru ruvange namaze gukora, winikamo neza ku buryo runo ruvange ruri buze gukoramo neza, ukawinikamo neza. Wamara kuwinikamo neza, ukawukuramo, ukawurambura ahantu wateguye uri buze kuwutekera. Ndabanza ntegure imikati 2, iyindi mikati 2 ndaza kuyitegura nyuma. Hanyuma kuri ya mikati maze gutegura, ngiye gushyiraho ketchup. Ahangaha ushobora gushyiraho wenda nk'isosi usanzwe ukoresha utegura amapizza. Ushobora wenda no gushyiraho ya sosi y'umweru, sosi blanche. Ushobora gushyiraho isosi itandukanye bitewe wenda nuko ushaka ko umukati wawe uri buze umeze. Ushobora no gushyiraho isosi y'ibihumyo, nayo irakunda ahangaha. Ahangaha rero ngiye gukoresha ketchup, niyo nahisemo gukoresha uyu munsi. Ushyiraho ketchup iringaniye, ukirinda gushyiraho ketchup nyinshi. Ketchup iringaniye, warangiza ukagenda usigiriza ku mpande zose. Nanone rero hano mfite sosiso. Ino sosiso ni iy'inkoko. Urabona ko ijya gusa n'umweru, ikoze mu nyama z'inkoko. Ngiye kuyikata rero mo uduce dutoya gutya, ukuntu tutuziga ariko dutoya tudafite epeseri ibyibushye. Hanyuma nanone mfite igitunguru, ngiye gukatamo ibitunguru ibiziga 4. Ngiye gukata ibiziga 4 bari byo nkoresha.
noneho rero tugaruke kuri ya mikati, ndagenda nshyira hejuru kuri buri mukati ikiziga kimwe cy'urutunguru, hanyuma noneho nindangiza hejuru ndahita nshyiraho na za sausage za sosiso, hano ushyiraho izo ushaka, ushobora gushyiramo duke, ushobora gushyiramo nyinshi, biterwa n'izo ushaka cyangwa se n'izo ukunda. Ikindi aha ngaha ushobora gukoresha sosiso iyo ari yo yose bitewe n'uburyo n'ubwoko bwa sosiso ukunda, kimwe n'uko ushobora gukoreshamo inyama mu cyimbo cya sosiso. Hanyuma noneho ndahita nshyiraho hejuru cheese nayo ushobora gushyiramo nyinshi ushaka cyangwa se ugashyiraho nkeya, nabwo cheese biterwa n'ikigero cya cheese ukunda kurya. Hari abantu bakunda kurya umukati urimo cheese nyinshi cyane cyangwa se fromage, ushobora gushyiraho fromage ikigero kingana n'uko wowe ubyifuza cyangwa se n'uko ushaka. Hanyuma noneho hejuru ndahita nshyiraho bya bitunguru bindi byasigaye, hari hasigaye ibiziga bibiri by'ibitunguru, ngiye kubishyira hejuru. Noneho rero ya mikati yasigaye nayo tugiye kuyitosa muri uru ruvange twari twakoze rw'amagi n'amata. Hanyuma noneho niturangiza tuyirambikeho hejuru hose, tugenda tuyirambikaho hejuru. Ahangaha ushobora kongeraho cheese hejuru cyangwa se ukayirambikaho nta yindi cheese hejuru ushyizeho. Ahangaha rero reka noneho nongereho agacheese hejuru mbone kuyirambikaho. N'ahangaha ku wa mbere nari narambitseho nta cheese nshyizeho, reka nshyireho uducheese dukeya, hanyuma nongere nkurambikeho wa mukati. Noneho igisigaye rero ni uguteka imikati yacu. Mu ifuru namaze gushyushya ngiye gushyiramo ino mikati, ndabanza nyiteke nibuze iminota 20 kuri degere Celsius 180. Hanyuma noneho iyindi minota nk'icumi ndaza kugaruka mpindura uruhande rumwe, uruhande rwa mbere ndaruhindura, urwo hasi ndaruhindura, noneho mpite nongera nyiteke indi minota igera mu 10. Ni ukuvuga ngo yose ndayiteka hamwe iminota 30 kuri degere Celsius 180, ariko mu ifuru nari nabanje gushyushya. Rero imikati yacu yahiye, nayitetse iminota 30 kuri degere Celsius 180. Ni ibintu bitagoye, ni ibintu biba byoroshye cyane. Ndizera ko mwakunze uburyo naberetse wategura ifunguro rya mu gitondo cyangwa se ifunguro rya saa sita mu buryo bworoshye cyane ukoresheje umukati na cheese cyangwa se fromage. Niba wakunze uburyo nawuteguye no mukati,
usangize ino video abandi bantu ziyagirira akamaro. Niba uri mushyashya wibuke gukora subscribe, niba hari ikibazo wagize cyangwa se inyunganizi wanyandikira muri comment. Tuzasubira ubutaha. Njyewe nitwa Afia Murutasibo. Bye bye.